Twongeye kubaha ikaze rero nshuti bakunzi bamenya nibi info. Aha ni mu karere ka Muhanga, hari kubakwa umuhanda uhuza Muhanga n'akarere ka Karongi. Ni umuhanda rero ugenda ukava hano i Muhanga ugakata Nyabisindu, ugakomeza ugana za Nyange, ukata za Kibuye. Ni umuhanda rero wubatswe ku buryo bugezweho bwa kijyambere. Ni umuhanda ahangaha nk'uko mubireba ni ahari kubakwa rigore, cyangwa se aho bari kubakira aho umuhanda wagiye ugarukira, bitandukanya aho inzu z'abaturage ndetse n'umuhanda. Nk'uko mubireba rero ni umuhanda uri kwitabwaho neza cyane, aho ari umuhanda bahaye amatara agaragara neza. Amatara rero agaragaza umuhanda. Ni umuhanda wubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho ibinyabiziga nk'amagare ndetse n'imodoka bitandukaniye nk'uko mubireba ahangaha. Iyi rero ni Menya Nibi info. Niba utari wari wakanda subscribe, banza ukande subscribe, ubundi tujye tubana 5 kuri 5. Tujye kuza rero tugutembereze muri tumwe mu duce turi kubakwa k'uyu muhanda. Naho mu kanya reka tubanze twamamaze, ubundi tuze tubagezaho uburyo uyu muhanda wubatswe ndetse n'igisubizo wasubije kuri abakoresha bino bice. Iyi ni Menya Nibi info, kanda subscribe ubundi tuze kubana 5 kuri 5.